Uyu munsi rero nagiriwe amahirwe ndetse n'umugisha mwinshi wo guhura n'uwitwa Nyamabondo. Twaganiriye byinshi, ni byinshi tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cyanyu kugira ngo muze kuryoherwa. Ngira ngo abenshi muramuzi ndetse muzi n'amateka n'ubuzima bushaririye yanyuzemo kugira ngo agere ku rwego ariho uyu munsi, ndetse nawe byakubera isomo. Ni byo rero tugiye kuba tugarukaho, ndetse by'umwihariko araza kuba kuganirira yewe na rwa rwenya rwe. Ngira ngo abenshi muramuzi ndetse munamukunda cyane ku rwenya rwe bitewe n'ukuntu aganira, bityo rero bigatuma yigarurira imitima y'Abanyarwanda cyane. Tugiye kuba tubigarukaho rero, ndetse tugaruke ku rugendo rw'ubuzima bwe, dore ko yanyuze muri byinshi mu buzima bugoye ndetse birimo no gufungwa. Nibyo rero tugiye kuba tugarukaho. Ndabizi ko rero ibyinshi ufitiye amatsiko uraza kuba usobanukirwa. Mukomeze rero mudukurikire, ndetse ntugende udakanze subscribe, nyamuneka reka tubane nawe. Tubahaye ikaze rero. Yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nk'uko mubizi nsanzwe mbageza amakuru yose abari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane n'ubundi twibanda hano mu Rwanda by'umwihariko. Nk'uko mubireba ndi kumwe n'umusitari, ngira ngo mumaze kugenda mumumenya cyane. Ngira ngo benshi muri mwe muramuzi cyane kubera ko akunda kugenda agaragara kuri channel zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Ngira ngo muramuzi cyane, wenda reka nawe abibwire by'umwihariko. Yose inshuti zanjye mumaje kumenya, banyita Nyamabondo. Nkaba ninjye muntu muri uyu mwaka ibintu byose nakoze byemeye. Horaraye ninjye wagiye mu ndirimbo yande ya The Ben mwabonye ndi Kinyusi. Yes, ni ukuvuga ngo rero nari aka gaca no mugakunde kubera ko umuntu yambonye mu gukurikirana kajya gahora kampakaza. Kirimo musabwa no kukareba cyane ibintu bikagenda neza, ariko cyane cyane ba diaspora bose mu nkunda kandi muvurikira agaca no mugateza imbere. None mwabonye ko nanisubiyeho, none nigiriye kuri Bruce Melody ko nabonye mukunda muri benshi, ariko nanjye akaba ariwe nemera ubwo muri kwihangana nyine abafana ba DB tarangiye narishyura. Se reka nkubaze ubundi by'umwihariko, ntabwo mfite inuzi ratike bamaye ndimo ndayigurisha. reka mbanze nkubaze ubundi, wenda mbere yuko twirukanka tugera kuri ibyo bya Bruce Melody ndetse wenda na The Ben, ngira ngo mwajyaga mwumva umuntu ubaye ibiganiro mutabona by'umwihariko niki. So reka wenda mboze Nyamabondo, wajya gukora ibintu utagaragara. Njya nkora ibiganiro ntagaragara, ariko niryo kosa rya mbere wakoze mu buzima. by'umwihariko bagize amahirwe yo kumbona, bamenye n'umuntu wagiye kubaganiriza umunsi ku wundi. So Nyamabondo, reka nkubaze, ariko n'umugabo ashatse vuba, ndabizi mudatangira kuvuga ngo iki n'iki. abenshi basa bari batangiye kubona ko ari umusore, ariko ndi umugabo ndubatse. So Nyamabondo, reka nkubaze rero, wiyumva gute by'umwihariko kuba ubaye umusitari, kuba igihugu cyose kiri kugenda kikumenya, ahantu hose ibizo bakavuga uti dore wa mugabo, byumva gute? Ari ibintu byo mu se byiza nyine, ari ibintu nyine bawumva nyine bagushimisha no mu mutima no mu mutwe, ko abantu bakugira icyizere. Biba ari byiza cyane, biba ari byiza cyane, ariko ahanini n'ubundi urumva abantu benshi baba bagenda bagushakisha, abantu benshi baguha amafaranga, uba wumva nyine muri wowe ndashaka kumva feelings uba ufite by'umwihariko, nkumva nyine ukuntu nkumva nyine by'umwihariko ukuntu uba wiyumva muri wowe, wumva bimeze bite ibi bintu ubundi wajya kubirota. Oya, no kuvuga ngo njyewe buriya bino bintu mbijyamo harimo bancaga intege, bavuga ngo ntibizemera, ariko nza kubijyamo bishyizemo umwete n'umutima no mu mutwe. Ibintu byaje kwemera, usaba ikintu nshinja Imana. Ntacyo washinja Imana pe, ntacyo washinja Imana. Wenda abantu batabizi, ariko njyewe twamenyanye mbere yuko wenda uninjira muri ibi bintu. So by'umwihariko nanjye imba mu mutima yanjye, by'umwihariko mba nishimye cyane iyo nkubona uri kugenda utera imbere, bitewe na stories zawe nagiye numva ku maca nagiye atandukanye. Ariko none ahangaha ukaba uri umugabo nawe, ngira ngo ejo bundi niko wubatse. Nubatse inzu cyangwa nubatse umugore? Nashatse umugore muri uyu mwaka mu kwa karindwi, ariko genda mfite abana bakuru. Genda mfite umugore bamfunze aragenda. Ujo nibwo nashatse undi, ubwo niwe turi kumwe. Ubuse ufite abana bangahe? Mfite abana batatu. Ubwo niba ne gukora n'ugiye kuvuga. Wenda iyo umuntu ashatse umugore, by'umwihariko urumva umuntu ujya gufata umwanzuro ukavuga ngo ngiye kubana na runaka, cyane cyane bwa mbere n'ubundi aba ari ibyumviro bya nyabyo, ndetse navuga ko uba umukeneye nyine, ngira ngo uri kubyumva, sibyo? Ese uwo mugore wa mbere wakubye rero n'abana by'umwihariko urumva nyine waramukundaga cyane, aramutse avuze ngo uyu munsi agaruke, urumva wabyakira gute? Kandi afite umugabo n'abana batatu, ntabwo namwemera.
nagumeyo suka n'agatebo. urumva ko rero Nyamabondo ntago yasubira inyuma, yamaze gufata navuga ngo ni nk'icyiciro, yamaze gushaka umugore wundi, kubera ko uwa mbere urumva nyine yatubwiye ko yamusize kubera ko bari bamufungiye inyandiko mpimbano. Ubwo umuntu wese ujya ubikora urumva ko ntago ari ibintu byiza, ushatse wabireka kuko byamusubije inyuma cyane. Mpamya ko urwego yari kuba agezeho none ahangahe batamufunga rwari urundi rwego, kimwe n'uko n'ubundi hari irindi shuri n'ubundi byamushyizemo kugira ngo abashe kuba yakiga, ndetse akaba ari nabyo bimugejeje ahangaha by'umwihariko ku rwego amaze kuba ageraho byo kudatinya ndetse no kwitinya. So reka wenda twinjire ku buzima bw'ubusitari bwawe, ndetse ahanini mvuga n'ikintu kikugize umusitari aka kanya, navuga ko ari channel zimwe na zimwe uri kugenda ukoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane nka za X-Large ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ese kuba waribonye noneho mu ndirimbo y'umusitari w'igihanganye nka The Ben, yumva gute? uba wiyumva nyine bimeze bite? Cyambereye byiza kuko hose ndimo ndaharya, ngakata nkarya kwa Bruce Melody, ngakata nkarya kwa The Ben, ngakata kwa buri hose ndimo ndaharya. Ese nimugoroba nibwo nabonye akavideo uri kuvuga ngo biriya ngo byari akazi, biriya bundi bindi wari bikubashije? Ni umuntu wamuhaye amafaranga w'inshuti ya The Ben, yabaye 500 namwe ngo amanite ikintu magarata ya Bruce Melody, ndamubwira ati vuga na Bruce Melody mwira amafaranga, ndavuga ati byose gitabivuga nabivuze amasegonda 5 ahita anyishyura rigende. Bivuze ngo n'ubundi wabikoze kuriya kubera ko wabikoze kuriya, bivuze ngo n'ubundi wabikoze kuriya bitewe n'uko wari umaze kwakira amafaranga avuye ku witwa Bruce Melody. Ndabeshya? Narayakiriye n'inkweto. Iyo utaza kuyakira n'ubundi wari kuba ukiri kwa The Ben cyane vuba. Urumva ko ntabwo byoroshye buri muntu wese ajya ahantu hari ibintu, reka mvuge gutyo, ahantu umuntu yisanga, aho umuntu yisanga. Ntabwo biba byoroshye kuri iyi mihanda. Ubwo rero The Ben naramukaje akaguha nk'ibihumbi 200, ndavuze ahita wimuka ugiye kwa gusa akazi se azampa akazi nkakora. Bruce Melody namubwira mu ndirimbo ndagira ngikora, The Ben namubwira mu ndirimbo ndagira uwo ari we wese. Iyo ryo buvuga ngo guki jewe mba ndi mu kazi, niba nkase Bruce Melody akambwira ati bondo nkikubita 100 n'itike, nazo yaza sasa The Ben ko yemera amatike 2 yayamaye nagara yago, ariko bari kuza kweho bavuga yareke nonezo ubwo bayisanga si bizabe byose nzagenda nazo simfite byinshi. Impamvu batayaguhaye nuko wowe ubwo wari ufashe urundi ruhande mbere hoya no kuvuga indirimbo bimaze iminsi isohotse kandi bakoreka ngo reka itike The Ben yamaye nako Bruce Melody yamaye dore ngiye ku munsi w'ejo hariya muri Arena uzaba wicayeyo cyane. Ndaba nicaye iyo ni VIP, irebe ni VIP ni zimwe zigura miliyoni. Nusha kwihagarika gutyo wenda birazamo. Bayibonye nimwe igura miliyoni. Banyu mustari urwego rw'ejo. Iyi ni Melody yimaye. Ibi bintu ashobora kubyumva. The Barcer yayima. Ntabwo yayigwa nyine kubera ko arahima nyine rero ufashe uruhande nyine byarangiye ntabwo wasubira inyuma. Ufashe uruhande rero ufite ibiryo. Ufashe uruhande ntabwo wasubira inyuma. Ariko bigata byumvikana ko ibi bintu bisaba kudacika intege ndetse no gukora cyane rwose kugira ngo byibuza ubuzima bukomeze bugende neza. Nizera ko abantu mudukurikiye muri kugenda mufata isomo ndetse munigira ku byo Nyamabondo ari kugenda avuga, kubera ko ngenda ndamuzi imbere rwose. Nta kintu navuga ngo yari ariho gikaze ku buryo wenda muri ya shambure ndabyibuka najyaga mbona byo ngaza kwirira hara kwa papa Mayeri na mama Mayeri, ndabyibuka cyane. ni ibintu nanjye biri kugenda binukura cyane. Najyaga nibura imyangaza kwirira kwa papa, ariko bura papa Mayeri yajyaga ncintege. Mama Mayeri akansa, mama Mayeri wajyaga ngura ati bino bintu bizemera. Papa Mayeri ubona maringo byemera none ragashinda gaca nawe yari nagaparitse. Kucika cyane nagari ibintu byoroshye. Gushinga cyane bisaba kutagira isoni, bisaba kutagira urukundo. Umongera na mama nyumviye kumushyiraho. Ndetse ubwo mama wanjye mudoka burane kuvuga ngo sinecane muri kire kiganiro yose yagezeho mama wanjye kare kandi ntabwo najya kuvuga ngo ndagira ngo noze bari bamugara kandi ati mwana wanjye mo 5. Dore ngaka ni mama ni mama wanjye ari papa wanjye. Sisi bose nkiza turana hasi se
urabona ko bishimye bishimye pe umusaza ari nuko kwibera rero nimbashyiriye twabone tunywa amata dushoboye turi duteka inyama uvuga ngo rero rimwe na rimwe abantu bakagira ngo iki ni iki rero uzaba ujyayo n'akamodoka witwaye cyane uzenze sinayiguze inzu yabonetse yuzuye turigizwe ariko se kumugani ya nzu yawe nayo atigarukeho inzu yawe kuko yavuye muri ibi yavuye muri imbere y'Imana none se hari igihe ubimazemo igihe nyimaze bose si ntukizi nyiri inyuma we nta gihe nyine ubimazemo nibyo ndi kuvuga nta gihe mbimazemo ariko se ku buryo bihita bigukiza kuri ubu burwayi ariko ndakora cyane ndakora pe bazajya nsibira guys n'abantu bashaka kuba aba content creators kugira ngo muri gufata isomo muri kugenda mwumva ibintu byinshi uyu mugabo amaze kugenda ageraho urubyiruko rwabo rwabuze akazi babuze akazi mwihangira imirimo muze mushinga YouTube bamwe babaye amabandi ushinga ko ububandi ushaka udufaranga duke ujye ushora uzumpamagara nze dukora cyo nayo bizamuka n'abayakana banzovu si amafaranga se ari ikindi kintu ariko ze ku mugani buriya iyakana nzovu bashinze channel ubwenge babukura hese bababonye se ubundi washaka cyose ukagira telefone umaze kugura telefone ariko The Ben yigeze kumuha telefone uriya twaraye tuyinywereshe reka da kunganje nako baciyimo bayimuhaye nijoro mu gitondo nayingwemo primus ebyiri kirango nuko bwo muri kubyumva uko bigiye bihagaze ubura abakunzi banjye kano gace no mu karere mugakunde mu karere cyane cyane diaspora muri hanze nzi ko manje kugira communication ndende bwire bankunde kabisa mumukunde kabisa mujye mumureba murangize ubundi ibintu bigende neza ariko no kuvuga every day tubaye ibintu kiza kandi buri munsi dara handi ho Nyamabondo agiye kwibera yes niba nibyo mu musaba mu commentaire tabishaka ubantu rwose bamukunda aha niho agiye kujya yibera nta handi we nsigaye mfite abaguze ko nagiye ejo kuri BFM televiziyo nabonye ikiganiro wakuriye iyo ntabwo baherukaga kureba ubu ngubu kigeze mu 30 ariko wari gushyira ikiganiro kikagira abantu 5 6 reka nawe uri kuba umusitari cyane kuko urwego umaze kugeraho ndetse bitewe n'uko ufite ubwenge reka wenda mvuge icyo kintu ufite ubwenge ntabwo ari buri muntu wese kuko hari abantu benshi baje muri iyi mihanda badafite inzu nk'iriya wujuje reka numvisha n'imipangu yindi ufite numva utari utandi cyane ntabwo barashaka buri modoka kuri abo babyibuha gutya nta modoka afite baze nawe nta ndamye neza ko hari umwaka urimo buri nta mwaka urimo nta mwaka urimo uje muri ibi bintu ariko yujuje inzu narongoyemo wayiha agaciro naguzemo igare nayo yiha agaciro ka $35,000 aho ushobora kubyumva ukumva wenda ni scam cyangwa se ukumva bari kugutura ariko ni ibintu biriyongewe ndabizi ni ibintu uyu mugabo yacimbitse turi kumwe ndi kumubona gutya umunsi musiko ni nahereye natangiye ari hazera ndibuka nzuko najyaga ngikarama n'amaguru manje wenge ndabona wabyemera ndakwibuka ngiye kureba abandi mbatu bakajya bambwira ngo nta mpano ufite ngo nta mpano ufite ngo nta mpano ufite gusa bariheze nibuka icyo gihe uzo mbwira uti ndimba tarankatiye bigenze nabi rwose nuko rero ndabyibuka cyane rwose yaramwe ngo yaragwe shango nibangurira akahunga ngo nta mpano mfite ariko musigaye mukoresha ndamwambura araza nkamukoresha kuko ndimbati ntago agitiga nka mbere nibwo yari kuri hita abantu bose baramusariye wenda nawe yamaze kugira ibyo akuramo muri iyi mihanda dore ko abona amafaranga menshi yamaze kugira ibyo akuramo uri n'ubu muri jande nubona amafaranga n'ubundi azongera nayo cyangwa yabone bisaba gukora cyane nyine ariko urwego ugezeho byibuza nawe ntabwo uri wa muntu wajya ku muhanda ngo wabuze icyo urya ngo wabuze ngaho uba urumva ntabwo bishoboka tubone niyo nagize wenda tubone ufite n'umugore munabanye nubwo usanga yagiye ibintu byose yabijyanye wawe ntabwo wabura ibintu oya ntabwo wabibura kuko bihita bikwereka ko uri urugero rwiza rw'umuntu ushobora gutangirira hasi yenda uzamuka gahoro gahoro kandi ukaba wagera ku bintu ukeneye igihe gito cyane yes magwandire mapipure ni ukuvuga ngo rero ibi bintu uyu muntu yagatiye kugaragaza isura urari ikiti cyo kugaragaza isura ntabwo kizi uvuga ngo ubu hari umuntu uri muri Canada umuntu uri muri Amerika utareka kukubona mwiganye cyangwa mwabanye mu kintu runaka akaba yarakubuza ubu wajya kubona ukaba ukinigana maze kugitereraho ugasanga umwana guhamagara ngo bateka muri $100 unabyumva neza akaba ari umuntu ujya ureba cano yawe gusa atajya iyanjye adavuga ati Nyamabondo uze kumumumagarira cyangwa uze kumumurira $100 ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe mujye mugerageza kugaragaza isura wowe kugaragaza isura birafasha ntabwo umuntu yaguhata kuza kuko impamvu banaga aba diaspora baduha kubera ko batubona urasogeza ngo baroke bariya ntabwo tuje kurya ibice nose rero wabonye kaze kagaragaza isura
kino hasigaye yigaragaza Nuzo kugaragaza isura urabona ko abasobanuzi ba kera bajyaga bahitinga bakagenda bakaba abasitari cyane ariko urabona no mu muhanda ukaba utamumenya ariko ubu ngubu Rocky abaye umuntu rwose uri kubwira abantu bose baramuzi nta muntu utamuzi kubera ko nawe yabonye nyine bari ibintu bifite umumaro. uzi impamvu se Rocky nawe agerageza kugaragaza isura kugaragaza isura ni inyungu zawe kuri wowe umuntu kuvuga ngo ari umuntu arabara bagiye kubona batagwerukaga kandi ugerageza na nimero ya telefone bitewe n'akazi wenda umuntu aba akora hari igihe abantu bamwe na bamwe batinya kwiyerekana bitewe n'akazi nta kazi ukora karuta YouTube hari ibintu ubwo niko kuri cyane cyane nawe bino bintu bibera byiza ntabwo byakubuza nanone kwikorera akazi kawe rero umuntu utarabizamo aywana reka mubwire ngo yaracitswe kabisa aha niho amafaranga asigaye hano niho navuga ngo ni ikirombe hano niho amafaranga asigaye ubundi no kuvuga ngo mu myaka iza ahanga niho amafaranga asigaye rero ku muntu udukunda ku muntu utubonye bwa mbere aywana guys kande subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi tuzagenda dukorana Nyamabondo by'umwihariko duhe n'inama z'ukuntu we yabigenje kugira ngo abe yarageze kuri ibi bintu mu gihe gito kingana gutya rwose kuko ni ibintu bisaba urasa n'Imana papa njye narivirize nta mana isa gutya kuko nakane kuri TikTok yakabonye kuri kuri TikTok Ebana kuri The Ben hariya ni miliyoni arayikura abo ngabo ni abafana bose ba Nyamabondo urumva ko The Ben miliyoni arayimase yigeze Nyamabondo ndamukunda ariko umuntu ndimo ndebera ndi kurusi Melody na Mike cya miliyoni ka Nyamabondo ntago ngenda mukunda kurenza aba ba Kanyombye avugisha ukuri umuntu uvugisha ukuri ni umuntu ufite ubwenge ni umuntu utasanga mu bigare ngo yagiye kunywa amayoga ngo nanjye mujye yasinze muntumira mu biganiro niba uzi kuvuga nzaza mutereka numbona hari uzabure mutereka yes turakunda rero bavandimwe tubikunda uko no mu mutima nta kari kanyuzemo ariko mbere yuko dusoza igira icyo ubwira abanyarwanda by'umwihariko ikintu abanyarwanda mbasaba ni ugukora subscribe na share na comment kuri kano gace ngo niba bakita Kigali n'inyuki ibindi bikagenda biza Kigali The Twilight Talks Entertainment buriya uzi icyo bivuze Kigali nguki Kigali The Twilight Talks iyo 3 ni kuvuga ngo kise niba ari 3 niba ari 3 The Twilight bivuga ni nk'akagoroba nyine ubwo ni ibiganiro byo ku kagoroba k'ababyeyi se ni muri uwo mujyi kuko abantu baba bicaye bari guterana muri kubyumva nicyo bivuze rero ku muntu rero wadukundaga ku muntu utubonye bwa mbere ewan karibu hano ni mu rugo kandi muri isanga murakoze cyane ciao ciao